Njyewe ndabyibuka ari umukinnyi nigeze mbona ko nyifite byinshi byo gukora. Umukinnyi yarangonze uwo mukinnyi bitaga Lionel Sema yigeze kungonga ndavuga se ntago njya se nterura ibyuma mbese ubona mitambo hari igihe umukinnyi muhuru ukahita abona ko gifite byinshi byo gukora. Ishyaka n'amahane ni ibintu bitandukanye. Ngira ishyaka ahubwo nta mahane ngira. Nkaba nashimira Kabarebe. Ariko hari n'ama equipe ushaka kuba warobanura nk'ubu Abuba Sibomana ni equipe wumva niyo yagushaka utayikinira hano mu Rwanda? Ntago nakina mu ntara. Iyo ariyo yose yo mu ntara ntago nayikina. Ubu tuvugana equipe ya Rayon Sport ngo wamaze kuyisinyira nibyo? Ikaze kuri mwebwe mwese mukunda UC Sports TV. Uyu munsi twasuye Sibomana Abuba. Abuba umeze ute? Ndaho meze neza nta kibazo. Ubanza nagusuje nabi reka mvuge ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Arinzi kuri umukristo? Ndi umusilamu. Ndebye amashene wambaye mu ijosi mbona ijambo rya Allah bitamvuga ni buri Abuba wasanga ataryandiwenda by'abastar kwambara akantu kukabonye ari keza ndakaba ari umusilamu. Ndi umusilamu kandi ndanabyishimira cyane. Abuba Sibomana abakunzi ba Rayon Sport barebye ino video bwa mbere bahise bamwibuka kuko arabakinnyi imyaka irengegera kuri 5 yose turaza kwivugaho tuvuge no kuri kariyeri ye. Ariko reka duhere mu buzima busanzwe gatoya. Abuba madamu wawe tuvugana momo aratwite agufite umwana wawe navuga ni wa kabiri wa gatatu? Kuri we ni wa kabiri. Ni umuhungu ni umukobwa? Wa mbere ni umukobwa n'uyu turi kwitegura ni umuhungu. Mbarumbwire Abu izino zamwita burya amaze kujya agaragara. Izina byo murarimenya vuba ko vubanga. Karacyaragase kigapfundikiye. Yego. Reka tuvuge kuri Sibomana Abuba wakiniye ama equipe atandukanye agiye no kutuganirira Abu kariyeri yawe. Mukanya gato off mic nibwo nakubwiraga ni Electrogaz urambwira ati reka nge nayo nakiniye tubwira uko byatangiye nawe watangiriye. Ubundi ntangiye umupira byo gutangira umupira nawutangiriye mu kipe y'abana ku Mumena. Yari y'umuzungu bitaga Renato. Nyuma rero nibwo kujya muri junior ya Kiyovu. Ubwo navuye muri junior ya Kiyovu mpita njya muri la jeunesse. Mva muri la jeunesse niko kujya muri Rayon Sport. Uva muri la jeunesse nibwo wagiye muri Rayon Sport. Tubwire Rayon Sport wegeze mute nyine ninde wakurambagije ugeramo kirage byari bimeze bite sundi wagiye uguzwa amafaranga ngahe? Njyamo nari ndambagijwe n'umukoca bita Kocha Batista. Icyo genda byibuka dusanze muri lokale ya equipe nationale twari tugiye kujya muri Libani gukina iriya mikino yaje de la Francophonie. Niba mbyibuka neza shobora kuba ari miliyoni imwe yampaye. Ugatekereza mbere yuko tuvuga ku yandi ma equipe za Gor Mahia ndetse n'indi equipe wakine mu Bugande mbere yuko ugaruka mu Rwanda muri Kenya. Yes, Gor Mahia yo muri Kenya ujya mu Bugande naho wakine equipe? Bugande ntago nahakinnye ahubwo ikipe zose nakiniye yaba Gor Mahia niyo bita Wazito zose nizo muri Kenya. Nizo muri Kenya? Nzi ko wagiye mu Bugande. Ntago nigeze njya Uganda. Turaza kuzivugaho ariko natereye akashisho kuri Wikipedia. Wikipedia ni urubuga rwandika nyine abastar aho bavuka n'ibiki byose. Nza kubona ni Abuba Sibomana yavutse mu kwezi kwa mbere tariki ya 24 mu 1989. Nibyo cyangwa barabeshya? Jewe urebye ubundi
ntacyo navuga byigeze bibaho ngo umuntu aragabanya imyaka ngo arongera. Uko nazamutse muri izo kipe nakubwiraga, pasiporo yakomeje yanjye gutyo, imyaka ntigeze ihinduka. Nibyo ubu tuvugana ufite imyaka 31. ya barongera baravuga bati yavukiye i Butare. navukiye i Butare Ingoma. Abantu bari bazi yuko umwana wo kumumena. Oya, kumumena kuba naraje ndi muto, ariko ngiye navukiye i Butare niho mvuka. Tubwire, wahisemo ryari gukina muri ba myugariro cyangwa se ku ruhande rw'ibumoso? Urebye nzamuka nko muri junior ya Kiyovu, nakinaga 6, nari umukaseri. Ubwo baza kuhankura banshyira mbumuwenga nkina imbere ku ruhande rw'ibumoso. Nkomeza gutyo, navuga ko mu bantu bagiye bangaruye gukina inyuma, niba nibuka neza ashobora kuba ari Kocha Yves. Hanyuma wahisanze ute rero? Natwibutse yari match yihe, ese yabanje no kubikuganirizaho? Yarambye ati buriya, ariko akenshi ni nabyo wakinye nka nomero 11 gukina gatatu ntago byakunanira. Kocha Yves rero yari umutoza, yabanzaga akakumvisha akanakwereka ko bishoboka, akaguha n'icyo cyizere. Urumva mvuye muri junior kwisanga abantu usanze muri senior, urumva ariko yagiye antinyura, nanjye ngezaho cya cyizere koko ndakigira, mbona ko bishoboka. Abakuzi basa nkaho bakunda gutebya, bavuga ko ugira amahane mu kibuga biterwa n'iki? Buriya abantu bajye basha kubitandukanya. Ishyaka n'amahane ni ibintu bitandukanye. Ngira ishyaka ahubwo nta mahane ngira, kuko ikipe mba numva itatsindwa. Ibyo rero bitandukanye n'amahane. Ishyaka n'amahane, ngiye ngira ishyaka nimba nje muri match mba numva tutatsindwa. Rero nizere ko nta n'ukunda gutsindwa. Hanyuma hari ababisanisha wenda n'ukuntu babona udukokora tugenda tuba turi aho ngaho, bakavuga bati buriya aba yanabipanze. Oya, akenshi urebye ubusanga ushobora no kubikorera n'umukinnyi, yenda twashyamirana mu kibuga ari n'umukinnyi w'inshuti yanjye, ariko bitaba bivuze ngo hari urwango tuba dufitanye. Ni rya shyaka nyine nakubwira, uba wumva gutsindwa iyo wamaze kubyishya mu mutwe ko gutsinda udakunda gutsindwa, mbese uba wumva wakora ibishoboka byose kugira ngo utsinde. Nyine niryo rya shyaka nakubwiraga, bitandukanye no kuvuga ngo amahane. Abakinnyi hanini mukina ku mpande, hari ukuntu nk'umupira urenga bikavuga yuko umutoza ashobora kukubwira ati tinze iki, biriya bintu nibyo cyangwa abafana bababeshyira, cyangwa umukinnyi ashobora kubyikora ku giti cye bitewe n'uko abona match imeze? Ngewe igihe maze gukinira nta mutoza ari wambwira ngo itinze. Aho mvuze naba mvugiye abandi, ku giti cyanjye nta mutoza ari wabimbwiye. Reka dusubire inyuma, uva muri La Jeunesse, hari muwe mwaka ujya muri equipe ya Rayon Sport? Uko byansaba gusubira mu mibare nkareba neza umwaka ko numva ntari no kuwibuka. Ariko icyo nibuka cyo La Jeunesse twari tumanutse dusubiye mu cyiciro cya kabiri. Niko rero kumpamagara mu kipe batarengeje imyaka ngira ngo 17 20 gutyo, twari tujya gukina Liban mu gihugu cya Liban. Niko rero Baptiste akunda kuza gukurikira imyitozo ya equipe nationale, niko kunshima bansanga kuri locale sinya gutyo muri Rayon Sport. Rayon Sport wekina imyaka ingahe? Rayon Sport nakina imyaka igeze hafi muri 7. Niki cyatumye uva muri Rayon? Nk'abakinnyi bose igihe cyari kigeze, twakinnye Sekafa ndabyibuka, twabaga Alpha Palace
tubana n'ikipe ya Gor Mahia nawe niho yabaga ne kwa kundi muri Sekafa amakipe amwe aba yakinnye andi atakinnye akaza kureba match dutashye nge n'umukinnyi bita Karim Mackenzie umutoza aratubwira ati bakundira ko mwaza Kenya tambye ati tuganire nta kibazo twaza atwaka nomero aragenda birara Sekafa irarangira baragenda sinzi kuntu twaye twicaye i Nyanza tubona araduhamagaye tuzi ko yanabiretse anabivuyemo niko rero guhita dutangira ibiganiro nawe icyo gihe haburaga nk'amezi 3 ngo turangize muri Esport. Ni iki Abuba Somana yibuka mu bwana bwe yakoze? Wavuze ko wakiniye akademiya n'icyo yari ikipe bitaga Fondation Sport pour la Paix. Yari umuzungu bita umutaliyani bitaga Renato. Hari nk'amadega yuko wakoze mu bwana bwawe? Ubwo nk'izihera zo muri sport wenda no hanze yazo. Icyo nibuka nakoze yari umutoza rimwe bya bindi by'ubwana bari banankeneye kwa kundi turi muri Eshfoma sinzi ibyo nakoze nanabikoze naba ntera Shozibru arayintera nahise nambura mpita nta ndumva aricyo kintu njya nibuka nanjye nkicara nkumva rimwe ndanisetse. Yaje kugukonvenka ngo ugaruke se ubwo byagenze bite? Igishekeje naye mu rugo ndahava njya mu bandi bana nk'uko bisanzwe kwa kundi abana baba batashye nimugoroba nasanze yicaye mu rugo n'ababyeyi ariko babwira uburyo ndumukinnyi w'umuhanga ariko abona ntakunda umupira baranyigisha nyine nk'abandi bana bose ngaruka gutya. Hanyuma uva muri equipe ya Rayon Sport tubwire ibihe byiza wagiriye muri equipe ya Rayon Sport uhora wibuka Abu? Rayon Sport naka kanya niba munanzi abenshi bamenye ko equipe ya Rayon Sport ni ikipe yanyubakiye izina naho naca hose n'uwampamagara abenshi bamenye ko Rayon Sport urumva icyo gihe cyose nayikiniye myaka yose hafi yose urumva nari umukinnyi uhora ubanza mu kibuga. Rayon Sport ni ikipe yanyubakiye izina cyane cyane ariko ni iki wishimira wayikuyemo noneho? Rayon Sport ikintu navuga nishimira nayikuyemo yamfashije mu kubaka ubuzima. Tujya gukina nk'umupira nibyo nakubwiraga guhamagarwa muri iyo kipe y'igihugu abakinnyi benshi aricyo baba bakenera hamagarwa muri iyo kipe y'igihugu nkuru senior nari ndi muri Rayon Sport urumva kandi urumva nk'ikipe nkuru ukabura umutitireri mbese urebye na experience mfite ahanini ni Rayon Sport. Ibihe bibi noneho wagire muri Rayon Sport ni ibihe? Ibihe bibi navuga nagiriye muri Rayon Sport ahanini kuko ntago nagiye navuga ngo ndangwa n'imvune ntavuga ko nta bihe bibi natekereza navuga ngo nagiriye muri Rayon Sport kuko nari nkunzwe n'abayobozi nari nkunzwe n'abafana. Urebye sinzi ko niyo byabo nabyibuka ku buryo nari imbanye n'abareyo yaba abayobozi yaba n'abafana. Arabadatinya kubwira yuko bakinishyuza equipe ya Rayon Sport abo bawe nta kibazo na gito cyangwa se nta mushahara biratutumva bivuga mu we nta byakubayeho? Twe muri Rayon Sport byabagaho ariko habagaho yenda gutinda gake bigakemuka ariko ntago navuga ngo ari ikintu ndi kwishyuza Rayon Sport oya. Muri Rayon Sport urimo nabahe bakinnyi uvuga ati abangaba twarafatanyaga ugiye no gutuna twibutsa nk'ibikombe watwaye uri muri equipe ya Rayon Sport?
sinzi ko byose nabyibuka ariko twagiye dukinana n'abakinnyi benshi urumva iyo myaka namazemo hari abo nasanzemo baragenda hari n'abansangamo bakongera bakagenda urumva haciyemo abakinnyi benshi kabisa. Reka tuvuge ko umuntu ushobora kuba yaragize inama kugira muri kariyeri yawe zagufashe n'ubu zikigufasha Abu. Abantu urebye bangiriye inama buriya ngiye nkunda umuntu wese ngira inama abanduta mbe muruta ngira umwanya wo kumutega amatwi kuko simbura icyo mwigiraho kimwe basi niyo yakubye ibintu 10 ariko ntuburamo kimwe kingira akamaro wagira ariko urebye ahanini kubaka intuza navuga ngo ndabishyira ku batoza babiri ndabishyira kuri Coach Yves na Baptiste bari mu bantu bagiye banyubaka bandemamo icyizere kugeza mbaye Abuba abantu bazi. Ugitangira gukina ninde wari role model wawe? Urumva wo mu Rwanda cyahanze mu Rwanda urumva nakuze urumva bantaganda niyo bakinaga ku mpande urumva nakundaga uburyo urumva bakina ubwo ngo ndi kuvuga amaze kugaruka kuri gatatu urumva narebaga uburyo mu monta bazamuka nkavuga nti nanjye ngiye mbasha kuzamuka gutya byangeza kure. Uri mu kibuga muri equipe ya Rayon Sport nuhe mukinyi watinyaga guhura nawe ubwo ni numero 7? Njyewe ndabyibuka ari umukinyi nigeze nitambona ko nyifite byinshi byo gukora mukinyi yarangonze uwo mukinyi bitaga Lionel Sem yigeze kungonga tandavuga se ntago njya se nterura ibyuma mbese ubona mitambo hari igihe umukinnyi muhura ukahita abona ko gifite byinshi byo gukora. Reka dusubire gato muri famiye yawe. Abuba Sibomana, Yamin Salum, Yunusu ndetse na Ombarenga Fitina, abana 4 muvukana mwese mukina umupira. Abu ibanga niriye? Ahari ni bigoye rega urumva nakubwiye ko twavukiye Butare urumva niba naraje se ndi muto bari abandi noneho ubwo urumva rero urumva impande y'ikibuga urumva turi stade Mumena isaha zose uraburi hariya mu kibuga tu urumva nka vacances urumva ari abantu ukabona bagiye mu gitondo bagataha baje kurya saa 7 bakaba basubiye urumva kwa ugasanga rero urumva nta kibuga cya volley bavuga ngo cyari gihari nta cya basket ni hariya Kumena nyine twagatsura abantu bose ari bahurira bakina ushiduka nyine wabikunze nawe wabigiyemo gutyo. Ntago mujye muganira n'ababyeyi banyu kuko ufite wori na mukuru muri bose urabaruta bose batatumvuze ntago ndujyana na mama cyangwa amateka yo mu rugo akavuga ko mufite nk'ikisogo bavuga bate hari ibintu by'amasano mufite nk'igi sekuru cyakinnye umupira bagiye bahari muri famiye bawukinya ariko batavuga ngo hari nuza nini bagezeho ariko barahari bake nk'ababiri. Tusangize ukigera muri equipe ya Gor Mahia wisanze ute mu gihugu cya Kenya bwaye n'ubwa mbere ndusokse igihugu ndavuga gukina muri club apana muri national? Urumva twahuye n'ibigeragezo bikomeye. Ikipe ya Gor Mahia yari imaze gutwara igikombe turaza umuzungu yari umunya Scotland ngira ngo noneho umwungirije ni waduhamagaye mwaza mukana warahamagara ari aravuga ati ikipe yanjye yatwaye igikombe niyo
nta mukinnyi mushyashya nshaka kongera. Turavuga ati diri irapfuye nta kundi. Urumva turavugana ariko tuhava kuko bo bari batubonye n'abayobozi badusinyisha imbanziriza amasezerano. Turataha. Gutaha turavuga tubwo umuzungu yanze ntacyo. Tubona naduha n'udufaranga duke two kwitaza ku mufuka. Barabirukanye? Baduha amafaranga nyine yo kwitwaza. Urumva twari tugarutse twari tugiye kuvugana nabo. Amafaranga baduha turavuga aba bantu burya bari serious ba. Ariko umuzungu yagize iki? Yatefanya yavuga simbashaka. Turigarukira. Ahako natwe imyitozo turawukaza. Uwo wungirije akavuga mwe mukore. Noneho umuzungu ndakubwiye twagiye kubona twari nka saa 4. Tubona ngo itike twari nka saa 3 gutyo. Mu gitondo ndumva bamaze kumwe iki. Uzi kwita tubya ngo dufite itike y'indege. Baratwohereza sangahera saa 7. Uko Kigali dukomeza Kanombe. Turagenda no kugerayo dusanga bafite na match. Urumva umunaniro iki umuzungu bwarashaka bafite match mikabu umuzungu yaraje yavuze abakinda ashaka kubakinisha. Bitunanire ahita avuga ntimurebe. Ariko kubw'amahirwe twagize nge na Makenzi twarakinnye match. Ikintu cyantunguye nuko muri vestiaire match irangiye yaratubwiye ngo abandi nababura nkasigarana abakinyi babiri. Guhera icyo gihe nabaga ndi no mu Rwanda niyo twagendaga vendredi bafite match ndamaze kimwero bakora imyitozo yahitaga tubanza paka. Uwo munsi wa mbere ubwo urumva niwe yari kudukunda cyaka twanga twagize Imana itadukunda. Guhera ubwo wakora imyitozo tayikora yagavuga ati umukinnyi ndamize. Muza gutandukanya na Goma yaho bigenze bite rero? Urumva baje kugira iki? Baje kumwirukana aza kugenda. Bazana umunya Brazil bita Zemari. Kuzana Zemaria aravuga ngo ngomba kwizanira abataka babiri. Umwataka umwe bitaga Thiago araza. Undi aravuga ati muranyishyura nge n'umugore wanjye n'imbwa yanjye. Bambye turishyuye n'umugore wawe imbwa oya. Tini yamubyanze aranga. Ubwo umunyamahanga umwe ubwo rumva yaraje twe turi kurangiza turi gusoza amasezerano. Arareba muri wa Rusimbi, areba muri Bakagere, ubwo ari gushaka abanyamahanga kasa kugira ngo azanabe. Ubwo ikibazo kiba muri nge na Makenzi nitwe twari tugiye gusoza. Nari mvuye nagukina match niyagana niyihe. Sinibuka match neza twari. Tuhageze abadukubise bench. Turavuga hano harimo ikibazo tu. Urumva ko kuna abafana badukundaga kibi ikibazo. None ngiye bashyiraho bita Marcelo kuri 3, bashyira n'undi bita Ucenge kuri 2. Ngira na Makenzi baratwicaza. Aho yabona ku myitozo. Noneho nk'amahirwe mabi navuga ngo nagize nge. Urumva yashakaga ikibazo cy'abanyamahanga cyemuraza be uwo mwataka abonemo umwanya twagombaga kugabanuka. Kandi Kagere ntari bumukoreho, wa Rusimbi ntari bumukoreho, Awuco ntari bumukoreho, bafite amasezerano. Ntako nari bubirukane. Ariko ahita avuga ateka mfatane muri aba bagize aba barangije amasezerano. Noneho kubw'amahirwe navuga menshi Karimo yagize uwo bashyize kuri 2 biranga. Biragenda biranga. Makenzi abasubiranye umwanya yo gutyo. None njye amahirwe mabi nagize. Bondi bashyize kuri 3. Marcelo arabikora neza pe. Aragenda kina neza. Mbona ko noneho koca
hagacunga hakaba hari nka match ukajya kubonekana ahise anshyira kuri 11 kana ya match byakomeye byasaze ashyize kuri 11 urumva nabwo ari pressure y'abafana urumva paka ndagira amasezerano ararangira mubo yavuze agomba kongeza ntiyamvugamo urumva bita biba rero ngombwa ko urumva undi ocenge bahaye kuri kabiri biranga urumva karimo agira chance gutyo bikomeza gutyo ntandukana na Gor Mahia gutyo hanyuma ujya muri ya equipe sasa hanyuma byaranze toujours kandi waramanukaye na Mackenzie urumva iriya Wazito nabwo byabaye nk'ibyo wa mutoza watozaga za Mita Stewa twari dufite umutoza urumva iriya ni ikipe y'umugabo afite amafaranga pe ifite amafaranga ese buramwahembwaga ngahe ubundi muri Gor Mahia ninjiyemo mpembwa 700,000 Kritomora nk'ibihumbi 50 Rekirite murumva Rayon Sport kuri ayo mezi 3 yanze kundekura nayo nshigaje urumva nyine hari amafaranga yasohotse muri Rayon ari nayo bampaye nyine harya bampaye ngahe buri sasa yisuguramo ikintu hari ni ngombwa yisuguramo inzu yisuguramo inzu nyine kutubwira agaciro k'iriya nzu yawe agaciro ejo bundi atazajya uza kuyigura akayipfobya ni nka miliyoni 30 ariko oya ariko biraho hafi nuko mujya muri Wazito turagenda ngira amakizi urumva ngiye nagarutse mvuye muri sinyamezi 6 hari diru nari mfite yo kwitangiye bashatse nsinya umwaka ndavuga oya kansinya amezi 6 sinya amezi 6 kuko uwo munara ya championnat aho nangiye kujya championnat iri kuba uwo wari ugiye kunjya narambye ati shaka n'ubusinya wikwicara sinya amezi 6 hanyuma mu kwa 6 mbe ndagiye na mu mpera z'ukwa 4 hafi mu kwa 5 mbangiza imvune ikomeye kugira imvune ikomeye urumva babarambaze iki mu kwa 6 wagera none yaranamamagaraga yari umuyobozi w'iyo equipe yaranamamagaraga nyuma ndamubwira nti wapi nshakira undi mukinnyi nagize imvune urumva aho maze urumva rero kugira gukira nibwo nasinye muri APR sinya muri APR urumva ntangira hahandi ubu gitangira gukora yamvune ibisa nkaho yongeye kwanga ndavuga reka nicare ntuze nkire neza nta pressure niko gukira rero niko kugenda he muri Wazito turagenda urumva umutoza ona nasanze yahoze atoza ikipe y'igihugu ya Kenya mu Utasta no kumbi aramvuga ko wabyibushye iki arambye ariko ndakuzura umukinnyi mwiza ngomba kugukoresha izawe ku ruhande twarakoraga abandi barangiza soza imyitozo akansigarana bakanyirukansa ko ndagenda ngabanya ibiro baramwirukanya bagenda baza undi muzungu nawe baramwirukana iki urumva ariko haza undi noneho uyu Stewart abazanye umunyatogo yatozaga muri la kipe yamutoje muri Saint George yazanye abanyamahanga nk'abangana naho ubwo urumva bigera iki yeko ikintu cyadutunguye yanshyize ku ruhande nge nanuze kuko urebye muri Wazito n'izina dufite Nairobi urebye ni nk'ari twe twafataga twahembwaga menshi nge na Mackenzie oya iryo nibanga ukurikije ikipe uko yahembaga nitwe twahembwaga menshi nge na Mackenzie araza aratubwira ngo adushyira ku ruhande mu myitozo kuko yaratubwiraga nge yahise anambona nambwira ngo aranzi igihe azamu nge na Mackenzie igihe azami dutwara
igikombe cya Sekafa muri Tanzania itsinze Gor Mahia kuri finale niwe wayitozaga abaravuze ngo ko abayobozi bambye ko mbaganirize ngo mwagabanya umushahara mwagabanyirizwa umushahara mwakwemera twaganyirizwa umushahara tambye gute si twagabanyirizwa umushahara turamubaza nyine coach none se kuziye mpamvu ngo abayobozi bari babantumye none ikintu cyabaye kuganira n'abayobozi dusanga ntabyo icyo kintu bakizi tuvuga ati ngira Makenze batayari hano hari ikibazo tu urumva rero noneho njyewe ndagira umva narasimbutse ku mutwe nongera ndavuna ariko byari byoroshye banshyiraho sima urumva baravuze ngo urumva match zose 8 twari tumaze gukina zose 90 nazikinye iminota 90 baravuze kocha ubwo ngubwo baravuze ngo bari tayari kuba bature kuri akatwishyura kuko kocha yakubashyira ku gitutu cy'umukinyi wo muri axe n'umwataka yarazanye wo muri axe wo muri Togo umwataka niba yaraturutse mu kihe gihugu sinibuka igihugu yaraturutsemo ubwo rero baratubwira ati turi tayari kuba twabishyura mukagenda habya niba mwatwishyura nta kibazo sawa urumva nuko muri Wazito umuntu yavuyemo hanyuma Abu ni urugendo rutari rurerure waciyemo niko navuga nta gihe cyageze ukumva urihebye ukavuga ati njye n'umupira ntabireka oya mu mupira budi kuri experience ufite ugomba ibintu byose ugomba kubiteganya ibibi n'ibyiza urumva nkuko nakubwiye iyo myaka yose nari narakinereyo nta bihe bibi navuga nigeze ngira nk'ibyo by'imvune by'iki hako rero niyo experience sasa kugenda uhura nabyo umutoza akaza akavuga mu bakinnyi turi zakorana mfite abanje abanaba ni experience ibyo ntago byaguca intege ahubwo biguha gukora cyane kuko ubuvuga ati aguciye intege muziranyihese muhuzwa n'akazi ejo azagenda ashobora no kugenda cyangwa ukahita ujya mu yindi kipe buryo wiyerekana muri izo match cyangwa iki ntago umutoza buriya cyangwa abantu bo muri komite baguca intege iyo uzicitse mba mbona ko nta bwabo nararibonye ntabwo uba ufite tubwire ku mubano wawe na Makenze Makenze ni umuntu urumva aho guhera muri iyo myaka twarakinanye Gor Mahia Wazito urumva ni umuntu kandi abenshi none amahirwe twagiraga badukundaga batuguraga turi babiri couloir zose kavuga ati uriya nabonye ukina ku moso nuriya ko zira couloir ndazishaka nuko urebye Makenze twagiye ahanini tugeza aho tuba inshuti hanyuma uburebye Abu muri champion ninde nimero 3 bavuga tuyu ni mwiza sinkubeshye aho ngaho ko bahari ko ari benshi baharira bari mu rushundi urushundi erega buriya nanone ni nka bya bindi abatoza bavuga ngo izi nizi ushobora kuvuga ati ubona mumeze kimwe basi nje nk'umukinnyi navuga ko agize aka kanya uri kumubona urumva ni titre mu kipe ya APR ni na titre mu kipe y'igihugu Manishimwe Mangwende urumva ntabwo ibyo ari ibintu byizana nuko ubukora ugira ariko hakaba n'abandi babiri navuga hari umwana ukina gatatu ya Kigali sinzi izina rye ariko ngiye narebye imari urumva hakaza ubwo nta nomero 3 mubwira beza
n'abandi si ukuvuga ngo ni beza ariko hari ukuntu ureba ukavuga ati izi ntuza Jean Marie polisi bamurekriteho umuntu ibyo ni ibisanzwe ariko ni ibisanzwe ibyo ni ibisanzwe reka mite mboneraho kukubaza ikibazo bise binjyana muri zino transfer wavukiye kumena ntago urakina Kiyovu urumva nayikineye mu junior gusa senior utekereza kuyikina mase senior urumva Kiyovu se ariko ubundi iyo ukiri umukinnyi utaravuga ati nimanitse inkweto biba bishoboka ko ikipe yose wayikina nihe match wibuka mu Mavubi wakinye utekereza ko itazakuvamo abo match ya Mali match ya Mali muri Mali twababanje igitego ariko ni nkubwira ngo no kugera hagati muri wa murongo ugabanyamo ikibuga n'umwataka wacu wanza atarageraga tukimara kubatsinda icyo gitego muri ryamamo wese no kuri ryamamo baratwatatse hamwe uruha noneho no gutera bari imbere bikanga hamwe ubuvuga ati umutima aho bigeze uri buhagarara hanyuma bwa mbere ujya mu ikipe y'igihugu niki cyagutonze njya mu ikipe y'igihugu nasanze Jojori Masanga Mwemeri urumva rimwe na rimwe mafisango bamushyiraga kuri gatatu njye nari umukinnyi w'imyitozo tu urumva ariko hano natunguranye twakinnye match niyo bitaga ni Kigali cya Electrogaz icyo gihe rikina match baradutsinda ubwo urumva hari numero 3 nsanzemo bangahe babiri n'undi wa gatatu rimwe na rimwe bamushyira ku ruhande numvaga nta cyizere banshyiramo byindi uvuga ati nk'iminota ingahe ntayenze centre y'igitego mbatsinze n'igitego ubwo urugendo niba ari urwe twaye tugiye gukora kwakundi koca numvise ari guhamagara kinumva nanjye banshyize ni ibintu numvaga bidashoboka mbese urebye ubu tuvugana equipe ya Rayon Sport ngo wamaze kuyisinyira nibyo ntabwo ari byo ariko igushatse wakwemera equipe ya Rayon Sport nkuko njye nabikubwiye buri uvuga ati mu gihe ntari camvuga ngo manitse Godi iyo ukiri ku isoko buri ku isoko ntago uvuga ngo uyu mukiriya ariko hari n'ama equipe ushobora kuba warobanura nk'ubu Abuba Somana ni equipe wumva niyo yagushaka utayikinira hano mu Rwanda ntago nakina mu ntara iyo ariyo yose yo mu ntara ntago nayikina intara ntago Abuba yakwerekezamo hari ikintu ujya ukumbura muri equipe ya Rayon Sport hari za ndirimbo z'abafana nyine urumva ntibyabura abafana baragukumbuye bawe tugana ku musozo gira message utanga message natanga ni ukuvuga ahanini nashimira abagiye bamfasha mu gihe nari mu mvune nkaba nashimira Kabarebe yagiye amfasha cyane ndumva ariyo message namugenera yo kumushimira reka tugushimire cyane Abu murakoze cyane arakoze cyane Somana Abuba mukomeze gukora subscribe mukore share nimwibagirwe no gushyiramo comment nuhe mukinnyi mushaka tuganira nawe mu bigano byacu bitaha Imana ibarinde